nahawe ngo tuganira no magambo avuga ngo gukura mu gakiza, gukura mu gakiza cyangwa se umukristo ukuze. Reka dusome urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abikorinto ibice ni 13 umurongo wa 11. Turarangiriza mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ibice 6 umurongo wa 31. Bibiliya iravuga ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, ngibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Amen. Amen. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ibice ni 6 umurongo wa 31. Twavuze ko ariho turangiriza umurongo wa 31, 6 umurongo wa 31. Bibiliya iravuze ngo kandi uko mushaka ko abantu babagirira aba ariko mubagirira namwe. Amen. Amen. Uko mushaka ko abantu babagirira namwe ariko muzaza mubagirira. Bavuze ko tuganira gukura mu gakiza cyangwa umukristo ukuze mu gakiza. Reka mbanze mvuga aya magambo abiri kugira ngo tubone gukomeza neza. Umukristo, iri zina umukristo rizariboneka gakeya cyane muri Bibiliya. Riboneka mu isezerano risha gusa. Mu isezerano rya kera usomye mu buhanuzi bwa Yeremiya nabwo bwa Yesaya ibice 56 umurongo wa 5, niho Yesaya yari yarahanuye aravuga ngo hari izina bera bazitwa ngo iryo zina riruta kubyara abahungu n'abakobwa. Aravuga ngo iryo zina rizahoraho, ariko ntiyavuga iryo ari ryo. Ariko ni iri zina umukristo yahoze ahanura. Iri zina rero riboneka gakeya niko twari tubivuze, rizariboneka 3 gusa muri Bibiliya yose, kandi riboneka mu isezerano risha. Ahambere rizariboneka mu byakozwe n'intumwa ibice 11 umurongo wa 26. Pawulo yisigura imbere y'umwami Agripa. Rizarisubira kuboneka kandi hariya mu byakozwe n'intumwa ibice 26 umurongo wa 28. Rigasubira kuboneka kandi muri Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 16. Naho iri zina umukristo rizariboneka. Rero hariho abana mu gakiza, hariho abana mu bukristo, abana bato, hari n'abandi bamaze guca kenge. Gusa ibibazo dufite mu mashengero muri iki gihe, dufite ibibazo 3 by'umurengera. Abantu benshi twagiye tubana nakunze kubivugaho. Dufite ikibazo cya mbere gikomeye cy'abana bagiye bavukira mu nzira. Hari abatumva kuvukira mu nzira icyo ari cyo. Twifashishije ijambo ry'Imana umunsi Yoshua agera i Gilugari, hari amagambo 3 Imana yamubwiye. Imana yaramubwiye ngo Yoshua, keba abana bose bavukiye mu nzira, kuko abari baravukiye iriya muri Egiputa hari hasigaye bakabandi bari barapfuye baraguye mu butayu. Iramubwira ngo keba abana bavukiye mu nzira, kuko abari baravuye muri Egiputa nibo bari baraje barakebwe. Gukebwa ni ugukizwa. Pawulo yabwiye abagalatiya arababwira ngo gukebwa nyako, gukebwa nyakuri ni ugukizwa ko mu mutima ugakizwa, ntabwo ari ugukebwa ko ku mubiri. Abo bana bavukiye mu nzira basanze turirimba bararirimba, basanze duhimba indirimbo barazihimba, basanze tuja mu butayu gusenga barasenga,
tuja ku musozi bakagenda nabo bagasenga. Basanze tuvuga ku ndimi nabo batangira kuzivuga. Basanze tubwiriza ubutumwa nabo barabwiriza. Kandi abo bana bari mu nzego zose. Ni abavugabutumwa, ni abaririmbyi, ni abadiyakoni, ni abapasiteri, ni ba revera, abandi ni ba bishopu, abandi ni ba apotre. Ariko ntibigeze bakizwa habe namba. Ijambo rya kabiri, abakijijwe nabo bakeya nibo babashije gukura, abandi ntibakuze. Kuko burya gukura kubahumwo ibice bitatu. Umuntu usanzwe azakura mu buryo butatu. Azakura mu gihagararo, agakura mu bwenge, agakura no mu mbaraga. Iyo wakuze mu gihagararo nta bwenge bakwita ikijuju. Iyo wakuze mu bwenge nta gihagararo bakwita igikuri. Iyo wakuze mu gihagararo n'ubwenge nta mbaraga baza bakwita ikimuga. Ubu mu rusengero tugwijemo ibimuga n'ibikuri n'ibipfu. Pawulo yandikiye abikorinto arababwira ngo ntimukabe ibipfu. Ab'Efeso nabwo ngo mushakashake kugira ngo mumenye iby'Imana ikunda. Ijambo rya gatatu ry'umurengera riri mu masengero muri iki gihe ni ukumenyera Imana. Abantu bamenyereye Imana, bavuga Imana biba, bavuga Imana basambana, bavuga Imana babesha. Abantu bamenyereye Imana, bavuga Imana basinda, bavuga Imana. Abantu bamenyereye Imana, ariko Imana si yo kumenyerwa. Pawulo umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo Imana ni umuriro utwika ugakongo. Ntimukamenyere Imana. Rero twavuze umuntu ukuze mu busanzwe mu bigaragara mu by'umubiri, ariko hariho gukura mu by'umwuka, hariho gukura mu gakiza. Umuntu ukuze mu gakiza hari ibintu 10 by'ibanze biza bimuranga ko yakuze by'ukuri. Icyambere, ndashaka kwihuta kuko dufite umwanya muto. Twahawe amadakika 30 gusa, cyangwa ngo turengejeho twogeza n'5. Umuntu ukuze agira ibisa bimuranga. Icyambere, aje agera ku musaraba. Iyo umukristo yageze ku musaraba azahinduka, ntabakiri wa wundi. Ntabakiri umuhutu cyangwa umututsi, ni umukristo. Imana ishimwe. Nibutse amagambo Pawulo yavuze abwira Abaroma. Arababwira ngo ntitugitekereza Kristo nka kurya twamutekerezaga kera. Tukimukura iriya kwa Rahabu, iriya Yeriko tukimukura kwa Rahabu w'indaya. Tukagenda tukamukura kwa Rusi w'umumowabu. Oya, Yesu ko tukimutekereza. Pawulo aravuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gisha, ngo ibya kera biba birangiye. Bibiliya y'ikirundi zinezeza izivuga ngo ntitugitekereza Kristo ngo dukurikije urukoba harya. Ntitukirebera Kristo ku rukoba. Oya, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gisha. Ibya kera biba byarangiye, byose biba byahindutse bisha. Iyo wageze ku musaraba byose bihinduka bisha. Umugore wavugaga menshi azacisha make, ukazubira ngo none ururimi rwaragoka.
umugabo wahoraga akara ukaza usanga yuzuye ibitwenge, ukaza usanga akaratwenga gusa. Abatamuzi bakagira ngo none aza kurura no ku kayoga, iwe ibyishimo bingana kuriya yabikuye. Hari umuririmbyi wavuze ngo nibakubaza ngo kuko uhorana ibyishimo ngo uzababwire ngo ni Yesu wangiriye neza, uzababwire ngo narakishijwe. Ejo bundi nawe uzanganira n'abakirisitu, ndababwira ngo dufite ibibazo bibiri byatudindije muri uru rugenzi twafashe rwo kuja mu ijuru. Dufite ibibazo bibiri byatudindije, byatumye duhera muri kazenguruka, tuguma kuzunguruka. Ijambo rya mbere narababwiye ngo nuko twagiye tutasezeranye, titwasezeranye mwihaguruka. Osea yarahanuye ngo nta bantu babiri bagenda batasezeranye. Sinibutse nimba ari Mose, nimba ari Amosi cyangwa Osea, ngo nta bantu babiri bagenda batasezeranye, kuko byanga bikunda bashika mu nzira bagakosana, bakosana byanga bikunda, umwe yakwihuta undi akitonda. Njanibuka amagambo uriya muhungu wa Yakobo wari waragurishijwe, yabwiye bakuru bene se Yosefu, yabwiye bene se bamaze kugera mu Egiputa, amaze kubibwira uwo ari we, ngo abatekerera ibintu, abaheza n'amagare n'amafarashi, abaheza n'imyenda yo gukuranwa, arababwira ngo nimugende mubwire papa ngo ndacariho, kandi muzomubwira amanuka ukazansange. Ariko ngo aje kubabwira ijambo rya nyuma, arababwira ngo muramenye ntimugatonganire mu nzira. Igituma turi mu gutonganira mu nzira nuko tutasezeranye mu ihaguruka ryacu. Twarakurungiye tugenda ikivunge gusa, ariko ntitwigeze twicarana ngo dusezerane kuko tugiye kugenda nuko tuzagenda muri uru rugenzi. Ijambo rya kabiri ryagiye ritugora, ntitwibwiranye, ntituziranye, ntitwibwiranye. Haleluya. Umugaragu w'Imana, umusaza muzamwumva wiriye iwacu, umushumba wa Kristo n'ubaracyahari Ndagora, ngo yigeze guhamagara umupasiteri mugenzi wiwe, ngo yari yashatse kugira nk'amanyanga, ngo aramutumira aramubwira ngo ngwino tuganire. Ndagora yagiraga munsi y'amazu yabo, yagiraga ahantu habaga igitunda ciwe c'ubutayu, yageze aja gusengeramo, yageze agira igihe akagenda akagira ibyumweru bitatu. Ngo aramutumira, yaragize ibyumweru bitatu, yongeye aramutumira wabo, ngo yasigaye yinjira mu bakristo arakorogana cyane, aramutumira ati ngwino tuganire. Ngo araza, ngo amare gushika aramubwira ngo naguhamagaye ngo twibwirane, ntumbwire ngo uri mwene naka wa nyanaka w'abanakoyaye, aho ndahazi siyo mpaye nshaka, unibwire uwuriwe. Ubundi ngo aramubwira ati urantunguye, mbabarira nsubira inyuma nzakubwira nanje umunsi. Undi ati genda. Ngo ashike, ngo arahambira iryo joro arahambiriye, ngo bucari mu karagenda. Ntitwarushe twibwirana, nico gituma uru rugenzi twagiye tudindira, tugenda dusitaranaho, titwigeze twibwirana namba. Ariko igihe tuzicara tukibwirana, tugahana intahe nyayo ya nyakuri, nzamenya uriwe nawe uzamenya uwo ndiwe. Iyo umukristo yageze ku musaraba azahinduka akaba umukristo. Oya ye, abakiri umunyanaka, oya yakora nk'umukristo, agakunda nk'umukristo, akagenda nk'umukristo. Umuririmbyi ndamukunda w'indirimbo zo gushimisha yaravuze ngo nje ndi umukristo wo mu mutima. Apana wo muri za Pentecote na za nani na yandi, ndi wo mu mutima. Kandi cyabinteye ubu ngubu sigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa n'injewe yasize. Aravuga ngo nabuzwa n'iki kuja mukunda, niwe wabanje kunkunda kugeza ubwa mpfira. Lamega Imana ishimwe. Amen. Ejo bundi haleluya, ejo bundi umugaragu w'Imana yahoze atuganirira ku cyumweru, aratubwira ngo hari abagabo batanduye ijuru. Imana ihabwa icubahiro. Reka tugaruke mu ijambo tutaja gutinda. Ijambo rya kabiri riza ryerekana ko umukristo yakuze.
akunda ijambo ry'Imana, akunda ijambo ry'Imana, akunda kurya ijambo. Pawulo yandikiye abikorosayi igice cya 3 umurongo wa 16 arababwira ngo ijambo rya Kristo rigwire muri mwebwe, rigwire muri mwe, ngo rifite ubwenge bwose, rifite ubwenge bw'akavukire, rifite ubwenge bw'ishuri, rifite n'ubw'Imana, rigwire muri mwe. Rigwije ubwenge bwose. Buryo ubwenge bubamwe ibice bitatu, hari ubwenge bw'akavukire, hakaba n'ubw'ishuri, hakaba n'ubw'Imana. Buryo ubwenge bw'akavukire bw'ishuri, jewe nzamvuga ngo umuntu azabuhabwa n'ubw'akavukire. Iyo udafite ubw'akavukire n'ubw'ishuri ntabwo uzubona. Ubw'ishuri jewe nzambwita ngo n'ubwenge buza butyaza ubundi. Hakaba n'ubwenge bw'Imana. Yakobo yabuvuzeho amagambo 7. Yaravuze ngo ijambo rya mbere buraboneye, ijambo rya kabiri ngo ntibugire uburyarya, ijambo rya gatatu ngo ntibuzaburobanura ku butoni. Oya, yabuvuzeho amagambo 7 mwene da. Ntibuje burobanura ku butono yaye, ntibuzabureba uriya ngo n'inzobe cyangwa arirabura, ntibuzabureba uriya ngo n'uwi Burundi, n'uwahanyanaka, n'umurundi cyangwa n'umuki, n'umunyamurenge, n'umubembe cyangwa n'umupfurero, n'umuhutu cyangwa n'umututsi yaye. Ntibuje burobanura. Amen. Ijambo rya Kristo rigwire muri mwe, rifite ubwenge bwose. Hari umugabo, yeme mugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, mugira umwete wo kurya ijambo ry'Imana. Hari umugabo nkunda kubwira abakristo benshi wakundaga Bibiliya, yari yaravuze ngo we yayisomye inshuro 7, ariko mu by'ukuri nasanze yarayisomye gake. Ejo bundi Rutayisire yaravuze ngo yayisomye inshuro 45 hambere cyane mu myaka yo hirya, sinzi ubu nyine ahagejeje. Ejo bundi niyo namukurikiye aravuga ngo agikizwa mu mezi 6 yasomye Bibiliya 3, mu mezi 6, ngo kubera ko iprograme iwe yageze asoma Bibiliya agatangira mwitangirira igice cya mbere akagera mu byahishuri, mu mezi 6 ayisoma 3. Njewe nabitangiye mu myaka yo hirya, ubu niyo nkirangiza igice ubwa 4 kuyisoma. Ubu nyine ntangiye ubwa 5 ngeze mu barebe, ariko ni igitangaza. Iwe ngo mu mezi 6 nabwo yayisomye 3. Urumva biteye ubwoba, kandi ntitugira icyo tuzireguza imbere y'Imana. Muze mureka tubye ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byanje. Usomye iriya Zaburi 119 umurongo w'105, ni itabaza ry'ibirenge byanje. Igituma turi mu kugenda dusitara, ugasanga turi mu kugenda tugwa mu myobo imwe tutokaguyemo, nuko tutariye ijambo ryabaye riki. Burya umuntu agizwe n'abantu babiri. Hari uyu muntu w'inyuma wavuye mu butaka, indya ziwe azarya ziva mu butaka, n'amaherezo yiwe azasubira mu butaka. Hakaba n'uw'imbere wavuye ku Mana, indya ziwe ni ijambo ry'Imana, ni ubuhamya, ni intahe z'abana b'Imana, ni indirimbo, ni amasengesho, ni izo ndya zizazimutunga. Rero iyo atazibonye aronda, arananuka agashira. Yamara gushira nicyo gihe azagenda ahanurira, ukaza usanga yaguye mu myobo, yaguye mu bikuku, yavunitse, yakomeretse. Biva kuki? Biva kuko yonza atigeze arya. Nimureke turya ijambo ry'Imana. Abariye ijambo ry'Imana bagira umugisha mwinshi. Hari umugabo warisomye ngo amare kunezerwa, yita Bibiliya izina. Aravuga ngo Bibiliya ni inkuba y'umujanama, ngo yakubitiye Satani mu bikari bikano bikebanira mu marembo. Ngo urugo Bibiliya yatashe, Satani azarugira umwishwa nayo ikarugira umubyara. Aravuga ngo ni igitabo kitaja kigomba igisonga. Oyaye, ta intervention kizagikenera. Ni igitabo kitagomba igisonga, ngo cakubitiye rupfu mu mashengero, ngo bene nyiri gukizwa umudiho barawucinya. Nico gihe baza basirimba bapfushije, nuko bafite ijambo, buzuye ijambo, bafite ico bahagazeho, bafite ico bizeye. Nzanibuka ijambo Yesu yabwiye uriya mugore w'umupfakazi mu gice cya 6 umurongo sinibuka nimba ari uwa 17 na 6 gutya, hariya mu butumwa bwiza bwa Luka, yari mu gice cya 7 nabwo, mu gice cya 7 samahana, yari yapfushije umwana umwe w'ikinege. Yesu ngo araza aramwegera aramubwira ngo wirira.
wirira. Undi ati gute, ni gute ntoreka kurira? Yesu ngo akimubwira gusa ngo wirira, ngo yegera ikirimba n'isanduku bajanagamo umurambo, ngo aracegera gikora, abari bagifite ngo barahagarara, ngo bahagarare. Yesu ngo arahamagara wa muhungu ngo yewe muhungu byuka, kanguka ba muzima. Ngo arakanguka, Yesu amusubiza nyina ari muzima. Yewe Imana ishimwe cyane. Iyo dufite Yesu iyo yamaze kuhagera, azahagarara ku bibazo byacu akabiga igisubizo. Nicyo nkunda ijambo Edimo yageze akoresha ijambo rivuga ngo ikibazo kiza igisubizo cyamaze kuhagera. Yesu yahageze azahagarara ku gisubizo, ku kibazo nabwo kigahinduka igisubizo. Akangura wa mwana ba muzima. Ijambo rya Kristo rigwire muri mwe bene data. Ijambo rya Kristo ribe ryinshi muri mwe, kugira ngo mumenye uko muhagarara muri iyi minsi mibi, muri iyi minsi igoye, muri iyi minsi y'imperuka, muri iyi minsi ibintu byivanze, abantu batakimenya ukuri n'amafuti. Ijambo rya gatatu, umukristo wakuze aje akunda gusenga. Gusenga burya ni uguhema, ni uguhumeka, niko tubyita twebwe. Kandi iyo umuntu atagihumeka aba yabaye umurambo, aba yapfuye. Gusenga ni uguhumeka, kandi gusenga ni ukwegera Imana. Burya iyo uhumeka nabwo uhumeka umwuka mubi ugasohoka, ukakira uwundi mwuka mwiza. Gusenga ni ukwegera Imana. Kandi Yakobo yabivuze neza, aravuga ngo nimwegere Imana nayo izabegera, ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Igihe cyose twegera Imana izatwegera, igihe tutayegereye Satani azatwegera. Ntibikagutangaze. Ambere naho zanganira impamvu zitatu zizazituma abantu batabana amahoro. Icambere ndababwira ngo nukudasenga. Kuko iyo wasenze wegera Imana, ubana n'Imana, uba mu mbaraga z'Imana, uyoborwa n'umwuka wera. Ariko igihe intege nke zabaye udahaye usenga, yo kaba kabaye Satani nawe aregera. Ntazone netere haba mu gakiza. Reka mbabwire ico kintu, ntazone netere haba. Iyo utari mu mbaraga z'umwuka wera, uba uri mu ntege nke, kandi muri izo ntege nke Satani aragusanga. Rero umukristo wakuze akunda gusenga. Iyo usomye mu Batesalonike ba mbere 5:17, Bibiliya zivuga ngo dusenga ubudasiba. Nkunda Bibiliya y'ikirundi cyane, nimba uko nagumye kuyikoresha. Izivuga iyo ngo dusenga ubudahumeka, mu yandi magambo dusenga ubutitsa. Kuko umwanzi karareba, arashaka ngo dukubite urugohe areba aho yinjirira. Dusenga ubutitsa, ubudahumeka. Mu yandi magambo dusenga iminsi yose. Usomye Abakolosayi ibice 4 umurongo wa 2, azavuga ngo mukomeze gusenga, ngo kandi muba amaso mushima Imana. Muje mukomeza gusenga kandi muba amaso mushima Imana. Rero gusenga ni kimwe mu bija biranga umukristo kwamaze gukura mu gakiza. Ijambo rya gatatu, akunda kuja mu materaniro. Ijambo rya kane nabwo, umukristo wakuze aje akunda kuba mu materaniro, aje akunda kuba mu bikorane. Oya ye ndazavuga ngo bariya n'abanyakazinja, akunda kuba mu materaniro. Abaheburayi ibice 10 umurongo wa 26-5 nabwo azahavuga ngo ntimukibagirwe guterana, kuko bamwe bibagiwe bararimbuka. Aravuga ngo uko mubona urya munsi ugenda ubegera, urya munsi ugenda ubasatira uvaye ubegera, ngo abariko namwe muzaza mugira umwete wo guterana. Ye murya munsi uri hafi. Reka mbatangarize, urya munsi uri hafi. Jesus is coming soon. Urya munsi uri hafi. Azagaruka Yesu. Imana ishimwe. Urya munsi uri hafi. Uko mubona ugenda ubegera, abariko namwe mugira umwete mwo kagira Imana mwe wo guterana.
kugira ngo mugwize ijambo rya Kristo mu bugingo bwanyu. Oh, haleluya. Zaburi y'ijana 122 umurongo wa mbere. Dawidi we yaravuze ngo narishimye naranezerewe ubwo bavugaga ngo tuje mu nzu y'Imana. Najaga numva nishimye nuzuye ibyishimo bakivuga ngo tuje mu nzu y'Imana. Najaga nuzuye ibyishimo cyane. Haleluya. Zaburi ya 27 umurongo wa 4. Bibiliya zivuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, ngo nicyo nzaza nshaka, ngo nukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, ngo ngitegereze ubwiza bwe, ngo kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye. Umunsi ukomeye, umunsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye. Nidukomeza kuba mu nzu y'Uwiteka tukarya ijambo ry'Imana rikagwira muri twe, ku munsi ukomeye w'amakuba azaduhisha mu ihema rye. Haleluya. Usomye nanone Zaburi ya 92 umurongo wa 13 yaravuze ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, ngo azashirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Aravuga ngo ubwo twatewe mu rugo rw'Uwiteka ngo tuzashishira mu bikari by'Imana yacu. Dawidi aravuga ngo tuzagira itoto n'amakakama tugeze mu busaza. Muhumure abatewe mu rugo rw'Uwiteka, tuzaguma gushishira mu bikari by'Imana yacu, tuzagira itoto n'amakakama tugeze mu busaza. Amen. Ijambo rya 5. Umukristo ukuze akunda gukorera Imana. Reka tuje kurangiriza ahangaha kuko mbaye mbona umwanya usa n'uducitse. Umukristo ukuze azakorera Imana. Gukorera Imana, Pawulo yandikiye ab'Efeso ibice 2 umurongo wa 10, arababwira ngo turabo yaremye turemeye imirimo myiza ngo yo muri Kristo Yesu, ngo Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Niyo twaremewe imirimo myiza yo muri Kristo Yesu kugira ngo tuyikore. Ngunda amagambo uriya mugabo nabwo Dike Warene yavuze muri kiriya gitabo yise ngo n'ubuzima bufite indego. Yaravuze ngo Imana ntiyaturemye ku mpanuka, ngo yaturemye ku mpamvu 5. Aravuga ngo icambere cyatumye Imana iturema ngo nukugira ngo dukunde Imana, ngo tuyikundishe umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose. Icyo nicyo cambere cyatumye iturema, nukugira ngo dukunde Imana. Icyakabiri aravuga ngo yaturemeye kugira ngo duse na Kristo. Icyagatatu ngo yaturemeye kugira ngo tubabe umuryango w'Imana, tube famiye y'Imana, turi famiye y'Imana bakishwe. Icyakane aravuga ngo yaturemeye kugira ngo dukorere Imana. Icyagatanu aravuga ngo yaturemeye kugira ngo tuvuge ubutumwa. Hari umwanditsi Mode mu gitabo yanditse ngo ni evangelism, yaravuze ngo nituvuga ubutumwa tuzuzuza ijuru, ngo kandi nitutavuga ubutumwa tuzuzuza Gehenumu. Aravuga ngo abazaja mu ijuru n'abazaja muri Gehenumu ngo bizavana nuko wavuze ubutumwa pastor, bizavana nuko wavuze ubutumwa wa muntu we wakishijwe wese uri kuri no Zoom y'uno munsi wa none. Yaturemeye kuvuga ubutumwa. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Pawulo yandikira ab'Ikorinto ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Imana ishimwe cyane. Ijambo rya 5 yaraturemye ngo dukorere Imana. Reka mbabwire bene data, abakristo bakiza mu rusengero kwicara gusa no kuvizite ntaco bahaye bakora. Ubwo bukristo mu busezerere ikintu cyo gukorera Imana, kuko iminsi duhaye tujamo ni ibihe biruhishe, ni ibihe bizaba ari ibihe by'amacuma cyane, ni ibihe bitoroshe. Rero ubu turacafite uburyo, nimugire umwete wo gukorera Imana. Kandi hari igitabo uriya mugore yanditse Joyce Meyer, igitabo kivuga ngo amagambo 8 ngo azatumushira Satani munsi y'ibirenge byawe. Intambwe 8 zizazitumushira Satani munsi y'ibirenge byawe.
hari amagambo abiri yavuzemo yanejeje, rero yose aranejeje, ariko ayo magambo yanze kumva mu mutima. Yaravuze ngo icambere ngo ni abantu bagikorera Imana n'amareserve. Aravuga ngo abo ngabo iwe bamuvuye ku nzoka. Aravuga ngo nuzaza uja gukorera Imana, ngo uze ukorera Imana nk'ahejo utazongera kuyikorera. Nimba ari ugutura, nimba ari amaturo ugiye gutura, uze utura nk'aho urangije, byenda nyuma yo gutura kwawe urugenzi rwawe ruzaba rurangiye ukaba utakiriho mu isi. Nimba ari ukuririmba, uze uririmba nk'ahejo utazongera kuririmba. Nimba ari no kubwiriza, uze ubwiriza nk'ahejo utazongera kubwiriza. Haleluya. Aravuga ngo bene abo bantu bagikora n'amareserve ngo iwe bamuvuye ku nzoka. Iki ni igihe cyo gukorera Imana. Amen. Turabo yaremye turemeye imirimo myiza bene da. Iyi Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ijambo rya gatandatu, umukristo wakuze azayihanganira ibigeragezo. Umukristo wakuze, umukristo umaze gukura mu gakiza azayihanganira ibigeragezo. Umwanditsi w'Abayahudi Yakobo yaranditse ku gice cya mbere umurongo wa 12, aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza ngo kuko namara kwemerwa. Abataza basoma neza bazavuga ngo namara kwemererwa, yayi namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yabikiye abayikunda. Umuntu namara kugeragezwa, hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 13 azavuga ngo ntacabageraho kitari rusange mu bantu. Oyaye nta na kimwe bizakigeraho kitari rusange mu bantu. Ibyago byose bizabitugeraho ni rusange. Hariho abandi babinyuzemo. Nza nibuka igitabo cy'umugenzi kizakimfasha cyane. Mukristo ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo yageze ahantu mu by'ukuri ngo aha yashingura ikirenga akabura hagishinga. Iburyo imbere ngo hari umwijima mwinshi cyane. Inyuma yiwe ngo hari amajwi mabi. Iburyo ngo hari abantu abadayimoni bahaye bomboka ngo bavugira mu matwi yiwe amagambo yo gutuka Imana, kugeza ubwo yibwira ko yatutse yakunda. Ibumoso ngo hari umworera w'umuriro. Ngo araniha cyane, araniha. Ngo ahayaniha ngo yumva imbere y'undi muntu ko avuga ngo bugingo we, ngo arataka aravuga ngo bugingo we. Ngo aravuga ngo mbonye igitondo, mbonye umusekuru atambitse. Ngo aravuga ngo ndatangaye, ngo erega iki gikombe sinkirimo njenyine, erega iki gikombe hari abandi nabo bakigezemo. Yeme reka mbabwire bakristo mwe, ibibazo dufite ni ukuri kose ni abasivile batanyuze muri training, babaye abasirikare bafata intwaro bataranyuze muri training. Iyo duhaye tugeragezwa, hari umuririmbyi waririmbye neza nkunda, yaravuze ngo wakati tujaribi wapo ngo tunakuwa kiroho, ngo nicho gihe tuzadukura mu mwuka, ngo majaribu ni mtaji wa kuongeza imani, ngo usinungunike ujaribi wapo, ngo kumbuka safari yetu ilianzia msalaba. Ikibazo twagiye tugira n'inyigisho ziyobya z'ibinyoma. Abantu barimo kugira ngo urugenzi twatangiye turimo rwatangiriye mu mabuilding no mu maplado, muri za Toyota no muri za Mercedes. Oyaye rwatangiriye mu mubabaro kandi ruzarangirira mu mibabaro. Ndabatangarije none oyaye barya barimo kubabwira ngo wakijijwe ngo byose biba byabaye shwari. Oyaye nimba warakijijwe bawinjiye mu rugamba, uri mu rugamba kurarwana na Satani n'isi n'umubiri, byanga byakunda ni mu mibabaro kandi ruzarangirira mu mibabaro. Gusa hari icyo tugira turusha abandi, n'umunezero wo mu mutima n'ibyishimo byo mu mutima, kuko dufite Kristo, dufite uwanesheje. Haleluya. Kandi Paulo yaravuze ngo ntituzatureba kubigaragara, ngo tuzatureba kubitagaragara, ngo kuko ibigaragara ngo ari iby'akanya gatoya, n'iby'agahe gato, n'iby'akanya gatoya. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Abantu bari mu kumara kugeragezwa, umuntu Imana yashaka kumwinjiza muri training. Reka mbanze mbabwirira ijambo ntarakomeza bene da. Hari umwanditsi ngo ni Merle
yaravuze ngo tuba mu rugo rw'Imana, ngo kandi urwo rugo rurugaye, nta mwanzi warugera n'iruhande, ngo nta nawo kingura urwo rugi rwugaye. Ariko aravuga ngo rimwe na rimwe ngo Imana niyo izikingurira Satani ngo kugira ngo itugerageze, ngo ariko itaduhebye. Ngo ibitewe n'impamvu zitatu, imvo zitatu ziba ziteye Imana. Icya mbere ngo ni ukugira ngo irebe urukundo uyikunda. Nimba utayikundaga kuko uri mu mahoro, unezerewe, ibintu byose bikiri amahoro, irebe ko mu by'ukuri no mu gihe cy'imibabaro uzoyikunda. Icya kabiri ngo ni ukugira ngo umenye imbaraga z'Imana igihe izabihesheje biriya bibazo byose, umenye ko ari inyamaboko, umenye ko iteye ubwoba. Ijambo rya gatatu ngo ni ukugira ngo amashimwe y'Imana abe menshi muri wewe igihe biriya byose bizaba birangiye, wuzura amashimwe, wuzura umunezero. Haleluya. Hari ibibazo turi mu kugira, umuntu yinjizwa muri training, Imana ishatse kureba uwo ari we, Imana ishatse kumenya urugero ugezeho, amaze ugasanga umuntu amagambo yabaye menshi, bandoze yewe bagize gute, njewe barabivuze, hari n'abasenga babyeretswe. Oyaye, ejo bundi nahishuriwe ibintu bikomeye. Nasomye amagambo y'umugabo umwe wahishuriwe ibintu bikomeye. Yaravuze ngo ubu nyine mu itorero hariho abarozi b'uburyo burindwi. Reka mbababwire kugira ngo turangize. Yaravuze ngo hariho abarozi b'uburyo burindwi. Umurozi wa mbere ngo ni umurozi urogesha amagambo ye akayarogesha abandi, amagambo yawe ukayarogesha abandi. Aravuga ngo umurozi wa kabiri ngo nuhanura ibinyoma, ngo akiringiza abanyabyaha, ngo imigisha n'amahoro ngo bitavuzwe n'Imana. Umuhanuzi uhanura ibinyoma akiringiza abanyabyaha, imigisha n'amahoro bitavuzwe n'Imana. Ubu abakristo benshi bafite amasezerano y'ibihuri, mpuzamahuri. Amahuri ni amagatara turazo. Ubu abakristo benshi bafite amasezerano y'amahuri atazashika pi. Baricaye ngo dufite amasezerano amahuri ataravuzwe n'Imana. Uzasoma ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 48 umurongo wa 22. Aravuga ngo uburozi bwa gatatu ngo ni umwigisha n'umubwiriza, ngo bigisha ibyo batategetswe, ibyo bategetswe n'abantu, ngo cangwe ibyo bumvise bitavuye ku mwuka w'Imana, ngo bitewe n'inyungu runaka baba bahaye bashaka. Bakigisha ibyo bumvanye abantu batategetswe n'Imana, batabwiwe n'umwuka w'Imana, kugira ngo bagere ku nyungu zabo baba bahaye bashaka. Aravuga ngo umurozi wa kane ngo ni umuyobozi gito, ngo udakunda abashinzwe ngo kuyobora, ngo ahubwo ngo akabarobanura ku butoni. Umuyobozi gito udakunda abashinzwe kuyobora, ahubwo akazabarobanura ku butoni, akagira abankunzi mu bayoboye. Uwo nawe ngo ni umurozi abahaye ari ubwoko bw'Imana. Aravuga ngo umurozi wa gatanu ngo ni umuririmbyi w'umururumba, witandukanya n'abandi atabitegetswe n'Imana. Umuririmbyi w'umururumba witandukanya n'abandi atabitegetswe n'Imana, yashaka ngo yitandukanye aje gukora ibyiwe, abonemo inyungu, umupfuko wiwe wuzuye. Uwo muririmbyi aravuga ngo nawe aba ari umurozi. Aravuga ngo umurozi wa gatandatu ngo ni umurozi wiroze inyatsi, ngo kubw'ubugugu bwe no kudatanga kimwe mu 10 n'amaturo mu by'Imana yamuhaye. Wiroze inyatsi wenyine, nduzi utanga kimwe mu 10 kubera ubugugu bwawe, n'amaturo nduzi uyatanga mu by'Imana yaguhaye. Aya magambo naringeze ku ijambo ry'igitangaza, ijambo ryo kudatanga icacumi. Ubu nyine hari inyigisho zivuga ko icacumi kitabaho, cyari cyo mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano risha nta cacumi kibaho. Ubu nyine zaba inyigisho zikomeye ngo abandi batoloshya n'abandi bahanga. Oyaye ntibazatubesha habe namba. Yesu twakiriye, Yesu twamenye, kandi watubwiye ibi byose ni ukuri turamwizeye. Aravuga ngo umurozi wa karindwi ngo ni umurozi
nyamurozi, uyu nguyu urogesha amagufwa n'ibyatsi, uyu nguyu uroga abantu ngo abice, uwo nawe ngo niwe murozi wa karindwi uhari. Bene data bakunzi b'Imana, mwihaneye kubabara. Umuririmbyi yaravuze ngo mumara amaze kwitanga ngo kuko igihe ari kigufi pe, ahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Twasomye hariya ririya jambo, reka turangize ririya Luka yanditse hariya, aravuga ngo uko ushaka ko abandi bakugirira ngo abari kuzoza ubagirira nawe. Nimba ushaka ko abandi bagukunda nawe ubakunde, nimba ushaka kubafasha nawe ubafashe, nimba ushaka ko abandi bagufasha nawe uzubafasha, nimba ushaka ngo abandi bagusengere nawe uzubasengere. Gituma muri mu gushaka ko mukundwa mwebwe mutakunda abandi, gituma muri mu gushaka ko musengerwa mwebwe abandi mutazamusengera abandi. Uko ushaka ko abandi bakugirira ngo abari kubagirira nawe. Imana ibaha umugisha, Imana ibarinde, Imana iha umugisha ijambo ryayo rigere ku mitima y'abantu bose. Kandi umuntu wese wumva ko yatsinzwe n'ijambo ry'Imana, reka dusengane muri uno mwanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndagushimiye, nguhaye icubahiro n'ikuzo n'amashimwe, kuko nta yindi Mana ihwanye nawe. Uri uwo kwizerwa no kwiringirwa uko ibihe bihaye ibindi. Ni wowe watangije umurimo wawe mwiza muri twe, kandi ni wowe uzowusoza mwana. Ndasengera aba bose babaye kuri uyu murongo, kuri iyi Zoom, bakurikiranye ijambo ryawe, ubahe umugisha, ubane nabo, ubuzuze umwuka wera. Ijambo ryawe rihindure imitima yabo, ijambo ryawe ribigishe, ijambo ryawe ribahanire gukira no gukiranuka, mu izina rya Yesu Kristo. Ababoshwe mu buryo butandukanye bose babohoke, ndacagaguza iriya migozi yose y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndabohora ababoshe bose mu izina rya Yesu Kristo. Rekura mu izina rya Yesu. Reka ubwoko bw'Imana bugende bukorera Imana. Reka ubwoko bw'Imana bubohoke, reka ubwoko bw'Imana bukure mu gakiza, reka ubwoko bw'Imana butera intambwe. Mwami Imana yanje, esha icubahiro muri byose, ntaba ari twe, ntaba ari nje. Izina ryawe rihabwa icubahiro, izina ryawe rishirwe hejuru, izina ryawe rivugirizwa impundu. Amahoro y'Imana bane natwe, abatsinzwe bose mwami. Haleluya. Ubabarire wa munyembabazi zitarangira we, uri umunyembabazi zitarangira. Umuririmbyi yaravuze ngo usindagiza urushe n'urwayi ukamukiza, kandi ngurera bihebuje nubwo turi babi bikabije, ariko wowe Kristo urukiranuka. Urakoze ku mwanya mwiza uduhaye, urakoze ku ijambo ryawe tuganiriye, urakoze mwami. Komeza ubane natwe uhereye ubu ukazageza iteka ryose. Mu izina rya Yesu niko dusenze tugushima. Amen.